Hot News ukaba ariyo ukomeje kugenda utega amatwi, wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu akugereho umunsi ku munsi. Kuri uno munsi rero twavuga ko intara y'Iburasirazuba hagiye hatabwa muri yombi abantu bagiye batandukanye, dore ko ubu tuvugana inkuru twaba dufite zaba ari inkuru zibabaje, dore ko umushinzwe umutekano hano mu karere ka Rwamagana yaje guterwa ibyuma mu mutwe, dore ko yaje gutoragurwa mu bishyimbo aho yari yamaze kwitaba Imana. Ntabwo ari inkuru yonyine rero twaba dufite n'indi nkuru iri kuvugwa hano mu mujyi wa Kigali, dore ko haje kumenyekana umuntu waba waguye mu nkongi y'umuriro yaje kwataka agakiriro ku munsi w'ejo. Dutangira amakuru yacu rero, reka duhere hano mu ruri Rwamagana, dore ko mu murenge wa Hanga mu karere ka Rwamagana, dore ko haje gutoragurwa umuntu mu gitondo ushinzwe umutekano warindaga banki y'abaturage, aho yari yaje kwitaba Imana, dore ko byagaragaye ko yaje kwicwa n'abantu bamuteraguye ibyuma mu mutwe. Uyu warindaga iyi banki ari nawe waje kwitaba Imana, umugabo w'imyaka 30 warindaga ishami rya banki riri ahitwa Ntunga mu karere ka Rwamagana, yishwe atewe ibyuma mu mutwe n'abantu batazwi bashaka kwiba iyo banki. Muri iri joro ryakeye mu mudugudu wa Kabuye mu kagari ka Cyambazi mu murenge wa Munyiginya mu gasantere ka Ntunga, nibwo haje kwicwa uyu muzamu warindaga iyi banki, dore ko nk'uko tubibabwiye hejuru, iyi banki ikaba yari iri muri aka gasantere ka Ntunga. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya, Mukantabaza Brigitte, yabwiye ikinyamakuru Igihe ko uyu mugabo byamenyekanye ko yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ahagana saa 12, bivuzwe ko ari umuntu wabavomeraga amazi yo gukora isuku waje kubibona, dore ko uyu muntu yaje guhita anatanga amakuru. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa yakomeje agira ati, uyu wabavomeraga amazi yaje kubona amaraso aho uyu muzamu yakundaga ngo kuba ahari, dore ko ngo akomeza gukurikirana ya maraso asanga wa muzamu bamwishe, umurambo bawujugunya mu bishyimbo hirya gato y'igipangu cyabagamo iyi nyubako. Mukantabaza yagize ati, abaturage ko yakomeje yizeza abaturage ko amafaranga yabo agicunzwe neza nta cyayahungabanya, kuko bagiye gukaza umutekano w'amarondo, banasaba iyi banki gushyiraho uburinzi buhamye. Yakomeje agira ati, buriya ho haba harindwaga n'abantu barenze umwe, nibura bari gutabaza abantu bakabyumva bagatabara. Tugiye kwegera iriya banki tuyisabe kongera umubare w'abayirinda. Kuri ubu inzego z'umutekano zikaba zahageze, iperereza rirakomeje kugira ngo bamenye abo bagizi ba nabi, dore ko umurambo w'uyu musekirite warindaga iyi banki nawo waje guhita ujyanwa kuri bitaro kugira ngo ukorerwe isuzuma barebe icyaba cyahitanye uyu muzamu. Naho mu yandi makuru hano tubafitiye kuri Hot News, mu karere ka Kayonza, akarere gaturanye n'aka karere ka Rwamagana, hakaba hari kuvugwamo urupfu rw'umusore waje kwicwa agatabwa muri tuwareti.
Ibi rero bikaba byaje kumenyekana k'uyu munsi, dore ko ubwo uyu musore yari amaze iminsi ngo ataboneka mu isatere, dore ko ngo abantu baje kuza guca iruhande rw'uwo musarane bakaza kubona amaguru y'uwo musore nyakwigendera, bakaza guhita batanga amakuru. Bivugwa ko rero mu batawe muri yombi ari abagore babiri n'abagabo babiri, binavuga ko umugore umwe muri aba batawe muri yombi ngo haba hari amakuru y'uko uyu mugore yaba afite uruhare mu kwicwa k'uyu musore cyane, dore ko abari aho ngaho batanze amakuru bavuga ko uyu musore nyakwigendera yaba yasambanaga n'uyu mugore ufite undi mugabo. Bityo rero bakaba banahamya ko mu gihe uyu musore yaba yaje kwitaba Imana, ashobora kuba bifitanye isano n'urupfu rwiwe, dore ko bivugwa ko ashobora kuba wenda ari bo baje kumwivugana kubera iyi ngeso yakoraga yo gusambanya uyu mugore wari wubatse, dore ko uyu mugore nawe yaje gutabwa muri yombi. Twavuga ko rero aya makuru yaje kwemezwa n'ubuyobozi bwa muri aka karere, dore ko yaba ari inzego z'umutekano ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa nawe akaba yemeje aya makuru yitabwa muri yombi, dore ko yavuze yuko uyu musore aribwo umurambo wiwe waje kubonwa kuno munsi mu gitondo, dore ko we yavuze ko baje guhabwa amakuru n'umuturage waje kubabwira ko yabonye amaguru mu musarani w'uyu muntu. Umuyobozi rero nshingwabikorwa w'aho ibi byabereye akaba yakomeje yibutsa abaturage kwirinda ihohotera se cyangwa kwica mugenzi we, dore ko yaje no gutanga inama avuga ko mu gihe cyose waba wakoze igikorwa cy'ubunyamaswa nk'iki ngiki, ngo usanga ugiye iyo ubihamijwe ugenda ugafungwa ugateza ibyago famiye yawe, dore ko nk'uko musanzwe mubizi iyo uhamijwe iki cyaha cyo kugirira mugenzi wawe nabi ukamuvutsa ubuzima, aho bagenda baguha ibihano bikarishye, dore ko ari ibintu bimenyerewe hano mu gihugu. Mbere y'uko dusoza amakuru yacu, reka tukwibutse ko waba ufite YouTube channel cyangwa se wifuza kwizamura, aha n'ahandi wasanga kuba bagufasha ari uretse hano ko tugufasha kubona subscribe, watch time na views mu gihe gitoya cyane.